nese umuhanda ageze ute shagenza neza nta kibazo shana rero kumbe ibaza igihe cyari giciyeho ni cyinshi ubundi niwe nshuti nabuze nkajya nivugana ibintu byanjye byose nkabyigumanira ubu amakuru aragaragara ngo nayo ndahari rero ngo vumve ubu afite amakuru ahubwo se ndanayaguha sinzi ikintu uri bume ngo nyaguhe ndaguha icyo ushaka cyose nk'inshuti shamu ibyo barankoreye birahagije umva afite sheri gutwika ahubwo arakongora gutwika se ibyo ngibyo iyo ukunda umuntu ubona kongora gutwika bidahagije ariko ni mwiza by the way umva ni bogari mwiza ni muremure noneho nawe umubonye wakurashinga that's amazing nzajya mujyanira kure yawe ndakuzi none si uwo mushuri wawe ameze ute nizeye ko utisondetse rero afite ibintu bimeze gusa uvuze what do you mean nyine ibintu by'amakampani amamodoka nyine ari wa muntu ufite utuntu abakobwa mwarasaze n'abafana nawe usigaye ugenda ku bintu by'amafaranga yego none si umugabo udafite amafaranga buriya wamushakiye ikigo ese hejuru y'amafaranga afite andi nyine n'ayiki nta n'ubwo ushaka ijana muri oya sha iby'ijana byo ntawajyanga mu gihe uribonye ariko njye ntabwo ari byo nagendeyeho pe mukundira ukuntu ari namukundiye ukuntu ari mukundira nyine mwumva arangure tunisanga namukunze ahubwo ndamubwire ngambwira rero noneho uranseka pe ariko njyewe rero nk'inshuti yanjye magara inama nakugira rwose uzashaka umuntu mbega uri handsome afite amafaranga afite imico myiza byinshi ubu rero subizi ka gahungu nawe mfite kameze nk'akadive kagendagaho karasisi gafite amafaranga ariko byarananiye kugakunda kameze ukuntu ariko nanjye kagaragazaga n'udushati nkumva nawe ewe ariko uriya rero niwe bro ashaka ko shaka wese ubwo uramushaka kandi namugatiye mfite undi sheri uwo nguwo nkubwira ahubwo ikibazo ni iki kamurusha amafaranga sinzantu nzabihingutse nzabigenza n'ubu none si ubwo reka mubwire iyo udakunze iyo ukunze Kiri biti Meze neza. ndaca mubize neza agara neza noneho sinzi kabisa Yego. cyeye wowe Si bisanzwe. ako kantu rero Takiri sipepo umeze. siporo Yego. Anyway, nari nkukumbuye. ugikumbura nawe okay nanjye namba nagakumbuye mama agejeje guhamagara ariko uko abireba Ndabibonye ko nyine kumpamagara ngo bihagije nshaka kukubona tukaganira turakumwe. igishyushye mpita ntanyakorera Nibyo byiza nyine barumva ibyo bintu bimpaye amahoro muri njyewe. ariko sikamubaza akantu gato bosi sekereteri abayobozi b'itema Hey, Chérie. afite ngo kazikora Umva nkubwire ni ukuzigura apara kuzigura nk'ibisanzwe ugomba kuzigura baracyakunda yahurute ndazigura oya Chérie none yahurute gusa tugomba kugenda ahantu tukicara kangura nk'inkoko ishyushye nyine ibyo byonyine Yaye. icyo wigisengera wigisengera Chérie mubwire rero urabizi ko secrétaire turi inshuti baragiye rero urabizi ko nyine bose yatubwiye ko wagiye mu butumwa bw'akazi nibyo nibuka cyane mahise ahamagara secrétaire aramubwira ngo nsanga hano secrétaire dore ko nyine hari harimo akantu urabyumva nawe se genda yiruka ariko ndamaze se mu gihe basi yanga ko hambwira inshuti yawe uretse gato wumva nyuma yahise ampamagara arumva ambwira buryo ki bosi na secrétaire kumwe kumwe gusa ntagaragaza gusa ariko byatangiye secrétaire ambwira ngo nyine bakunda bosi ambwira ko bosi afite umuntu akunda secrétaire igira ibamba aravuga ati ntabwo byashoboka ko bakundana babe ibintu bibera muri kampani siko numva ndahara ahubwo ni ibintu awundi buri bazanyirukana nabizi nabibona ariko barabiza kwirukana nanjye natagenda nyine urabyumva ubwo secrétaire nyine bakima kumuhamagara gutyo ugahise agenda nyine urabyumva agiye kubibambazaho gutyo
natahava habaye akantu cyangwa se bose adakundanye na secrétaire ubwashye nibyo urumva urabona ukuntu prince nyine ameze ikintu aba ashaka ni umuntu ufite amafaranga ntabwo aba ashaka kuvuga n'abantu nyine baciriritse urumva kuba badusigiye imitungo umwana yararemaye aba ashaka nyine ngira ngo niyo 5,000 bya banga aba ashaka hinjira 100 none se reka nkubwire princess umusaza none se reka abasaza b'umuntu bumvikana n'abakobwa uzagenda umubwire utuntu bizarangira agenda yumva nabi ntabwo wagira ngo karaga mukaramurozi nikabambwira buri kanya umva ngo niba atazanye ngo sinjya nibuka n'izina ngiye mwita motive ko yabwa buri neti n'amashati urumva ngo niba atari buzanye ngo ntabwo bizavamo ariko ngewe umwanzuro nafashe ntabwo nzareka Dani ahubwo se umusheri wawe yitwa Dani uzamubwira ati France rero umujyana ahantu nyine umugurira agafanta umubwira ati rero mfite umuntu witwa Dani afite ibintu azakujyana n'ibiki mwumvishe nyine uburyo ki amafaranga yiwe azagira akamaro no kuri we wowe ntabwo uzi Prince nta nubwo icyo kiganiro yagitega amatwi hano bigenze ute se kandi simbizi shangiye rwose wapi ariko rero tena ndagarukira Prince none se buriya songo Dani yakora iki muntu mbikubwiye wakomerwa ntabwo mba numva mfite hano nyine uretse kuba naramukunze naho kubihera kuvuga ikintu akora nanjye ntabwo byishimiye none se nyine akora iki numve basi ngo museriveri w'ahandi buriya azaza aserive mu rugo bimeze bite aserive mu rugo ikizi ari ngewe hari umugabo w'umuseriveri mu rugo sinari nzi ko inshuti yanjye itekereza gutya ndatunguwe mbese natekereje nabi umuseriveri kwa Sangwa na Prince ntabwo bikora pe ntabwo bikora ahubwo rero reka mubwire ubu ngubu niba ari motive afite amafaranga ariko ntabwo nyine ari smart sibyo ayo mafaranga rero wewe kubera ufite critical thinking wewe uzagenda umuhindure umugire umusirimu ariko ufite amafaranga wowe kubizi kari akadive ntabwo nakiyumvamo bari tuzamuhindurira idini ariko magi secrétaire ambwira ko yabonanye na boss ambwira ko dirigiye gucamo so kuva icyo gihe ntabwo ndongera kumuhamagara mubaze nyine ukuntu bimeze ariko nawe urabyumva nk'umuntu wari ufite uwo mugambi akavuga ati boss tugomba gukundana bakaba barengeje iminsi 3 yose nawe urabyumva nyine ari gushya sinabwo bitabyumva akwereka akantu kanyakusheri wanjye sibyo nibagenda burane uzatsinda azajya aho ngaho twe dufata umwanya ku byacu kamenya sibyo twabitinzeho kandi no kujya sakose mu byabo ariko ndizera bagakwiye ko barwanya ukuri twanyaho guhara kugira ngo amushakishe ari mu gakundura ni ibyerekezo bidafite aho bizahura ndetse sheri umva kubwira arigana boss nawe arakabye kwikiruka ngakurura mukobwa yamuritse ntiwakunda icyambere cyo boss afite amafaranga afite buri kimwe cyose yakunda n'umukobwa wese ashaka ase baby kubyo kwirukana ku mukobwa usa umukobwa mukatira iyo niyo meaning ya nyayo kuba yakunda umukobwa ashaka uwo ashaka nuri sibyo rurakabye nanjye ndi secrétaire naramukunze nakorwa ariko wikumva ko ibyo byaciye mu bugura abandi bose niko batekereza nyine niyo mpamvu secrétaire ari bukora uko ashoboye kose kugira ngo bose uramushyigikiye ntamushyigikira arega njye mfite urukundo rwanjye ndabizi rero birabye ntabwo bindeba kakwereka ikintu kizimutse ahubwo secrétaire mu inshuti sibyo urumva mukarume ashakisha ahantu muri wamukunda nawe amenye nawe gufata umuntu namukunda kubera akazi ngo agiye gushakisha byose bishoboka byose twifuje ntabwo ari ibyacu kameme secrétaire azinshora namuganirije niyo wankunda umutwe kuwe cyangwa se ukagarama none iyo yanzura amashuri ndi kukubwira ngo ubu ngubu mfite amakuru ndi kumva nyine birashyushye ahantu nshaka ko basazaza nkareka unazaba amezi akampereza amakuru ntaza sinzakubure ashiri ntabwo wapfa kumbura ariko ikiriho kizima cyo njye numva boss niba afite umuntu akunda rero bya bintu uko birananga ariko agerageza yute ntabwo secrétaire mu Rwanda agiye kumusanga ku mbaraga kandi mu by'ukuri ntabwo amukunda kuko byirengagiza sibyo biragoye mu Rwanda ntabwo ari nko mu Buhinde uvango nzagushima tugumane zagira unkunzi oya tubitegereze nyine nese ko bitatureba sibyo rata ntabwo turabye ndetse iyo bihera kuri ibyo ngibyo twarondogoye byinshi kuba twe twimereye neza ubu twebwe dufite ibibagirenzi yabo ubu tutarago bitureba kabisa
Shirika bose. Ubundi bosi na secretary. Ubundi nyine bidetaye umbwire neza. Ni boss wamuhaye kubera ko yabushakaga cyangwa se ni secretary wagiye kubera ko yumvaga ari pushe anamushaka. Oh my gosh. Babe. Si wowe ndagusobanurira wumve gute. Fasha byumve neza. Okay, mva kubwira ukuntu ibintu bimeze. Bosi we yagiye mu butumwa bw'akazi busanzwe. Niba yaragize nyine agahura na kisi runaka akavuga ati kandi mpamagara secretary azamfasha mu kazi aramuhamagara. Bosi ntabwo akunda secretary. Ahubwo bosi afite undi mukobwa akunda. Really? Kumva yego. Ariko uwo mukobwa bosi akunda, umukobwa ntabwo akunda bosi. Abo bosi yaramusariye arenda gusara umutwe urenda kumeneka. Noneho secretary we akunda bosi. Ubwo yagize amahirwe abona bosi aramuhamagaye kuko rero arambwira ngo aza kuko ashoboye kose. Ubwo bosi akora iki bakundane yangwa umukobwa. Rero abonye amuhamagaye ahita avuga ati "Diyo yanjye igiye guca." Okay. Bivuze ngo secretary ari gushaka gufatiranya amahirwe bose aramuhamagaye adeni ahava hakuyaka. Ahubwo ikibazo ndi kwibaza ntago bari kurenza iminsi 2. Akora kurenza iminsi 2. Kubizi boss atubwiye ko atazatinda. Afite guhamagara secretary yabigiye bamaze. Hano nanjye ndikumva bigize ndikumva naye ndikumva byacanze. Noneho ngewe umukobwa yabayimije neza. Baby ariko rero kumva ukuntu secretary yifata agakunda boss none akambwira ngo aza kuko ashoboye kose. Akunda na boss. Mawe basi yasa kose secretary kubiza verite sibyo? Kuzama korora yazi. Kijyambere ni ikindi. Urumva iminsi ishize se badahari. None uritegura iki nk'umuntu muganira debate uza amakuru yawe yuzuye respect iki iminsi ishize badahari n'iki bari kumara iminsi itarenze ingahe 3 none iminsi ikiro yose njyewe nahamagaye. Iyo ukunze umuntu afite amafaranga sibyo urugo rurubakwa koko rukubakwa, ariko iyo udakunze umuntu nyine kuko akunda umuryango uri kuvuga ngo ugenda umugire n'iki ntago nyine ni kwa kundi usanga urugo rwasenyutse. Umva rero ngiye mubwiriye ukuntu umwanzuro nafashe ndabizi ko nyine urabona ukuntu bamubwire nagaruka ngo wenda ngo mwangira ngo buriya uri neti n'umutise n'iki n'agakundo n'amafaranga uvuga rero ikintu giseke ese amafaranga afite anwaye umuhungu dukundana nubwo ari umuseriveri tuzashakana n'andi dushobora no kumurenza n'amafaranga afite. Ngewe rero suri inshuti yanjye subizi ngewe ari ngewe nakwifatira namwifatira pe bamubwiye kujya mudivere yari usigaye mu gihugu ari n'amafaranga ari naho ubuhungiro naho najya nagenda nkabana n'uriya museriveri ahubwo ndagenda nganira na Prince abishimo none mbabarira cyane kubera ihise ibyo bintu na Prince ntabyo nzi ndakwingize uretse ko namubwiye ko nanze nuza uriya mudive none se reka mubwire urukundo rutagira amafaranga ko muri iyi si cyangwa ari danger. ese amafaranga ni ibiki ayanjye arahagije tuzayajira tuyabyazanye urimo kumva ariko Prince mbora ntuzabimubwe yanyica rero amafaranga yawe arahagije kuri weho gusa ariko mugiye mu miryango ntabwo yabahagije bito imiryango ariko ni ibiki usa umuryango uzaza kuntera isesemi narakuze nirera ngiye na musazanye na karumuna kacu hanze afite nta modoka nta company nese umuntu yavutse avukana inzu nta nzu umuntu avukana nibyo byose uvuga wavutse ntabyo ufite. Ikindi ibintu birashakwa urimo kumva ngewe mfite icyizere ko uriya mutipe yangiza ku kintu cyo aba bose ubona ngo bakiri biki nzi ko twabarenga kuko nabonye ari umuntu ufite umuto. Mubwire rero ngewe nk'inshuti yawe niba nta nzu ntaki afite none se weho urashaka gupfa ntabyo ufite nose mpfuye ntabyo afite mufite sinafite ibintu byose none se ushaka kubaho nta terambere ushaka kugumaho ngaho uri mbega nose ubimara iki n'ubundi ntaranasinzire ntekereza umuntu dukunda niba muri iwanyu ukarwara uba ufite ikintu cya urgence murajya gutera akamoto nijoro kandi ifite imodoka imodoka ntabwo ihagije ipfuye nakoresha n'izindi ntabwo ngenda mu modoka murabizi ariko ikibazo ntabwo mushaka pe shamubwire rero ese kuri inshuti yanjye uri bungire inama nzima ariko icyo nakwibwirira wagenda ukabibwira Prince cyangwa utabimubwira simbizi niba uri bumbikire ibanga ntabwo mbizi ko njye ntabwo ndumva ari igihe cyo kubivuga nonaha ariko
ntabwo nzamureka, yaba wowe yaba famiye, nta muntu n'umwe uzambuza uramuntu. Ngema uzi ukuntu ndi guhita mubona, ndi guhita mbona atari sangwa nzi. Nyine niko aba umuntu isa n'isaha aratungurana, ariko urambabaje sha Paul, ariko ntabwo nareka Dani. Oya ahubwo twari dufitanye gahunda, reka ngende, buriya wari wakoze no kunsura, ngiye kujya kumureba. nanjye nukunda aradana sinzi ukuntu bizaba bimeze. So ubu iyi telefone nzimeyeho nta n'umushoferi nahamagara, ubundi uragenda. Aya matelefone nayo rero urazabura uko bigenza, ariko ego ubona uriya mutipe zera ajya kumusaba amayinite ndebe niwe yamba. Ase Fanny yagiriye muri misiyo na bose kuvuga ko bataragaruka. Yambwiye ko azamaraho iminsi 3 gusa. Alo? Muba washyushye koko. None se misiyo yanyu ntabwo irarangira, harenzeho iminsi ingahe? Akutagiye ureka ku buryo koko. Waramufatishije se? Bosi yabaye bosi se. None se natabyemera ntabwo uzaza? Ndumva ufite akazi pe. Menya muzaviyo ngiye ariko yanaguporopoje si gusa. Sawa ngaho nyine ubwo uri buze kumbwira igihe uzazira. Gusa nyine wihute pe, urakenewe ahangaha. Sorry gato ndakuvugiriza mu kanwa. Uraho neza? Amahoro. Nta kibazo wamuvugisha. Ego se ndabigenza gute iyo bari kumfasha? Ushobora? Nese ko ndi kubona biri bugorane. Nisi bakompoze? Bari kumfasha. Gusa nyine ushobora kwiyaranja ngo wamwandikire SMS. Mwandikire SMS kugira ngo igihe cyose uza kugera kuri telefone arahita ayibona, wenda aza kugutora. Ni amahoro se? Urakoze cyane. Hari indi serivisi? Ibihe byiza. Sawa sawa. Agenda abona uriya musore ni mwiza. Icyo yabakora. Mbega umusore afite ikinyabupfura, ni mwiza. Indeshyo, igihagararo. Ndumiwe neza. Uriya musore wafata ziriya nimero akagenda ntabwo yabona ukuntu ntagazacika pe. Icyo yaba akora uko yaba ameze kose, like ngiye kugerageza uburyo ki bwose ari wowe wanjye.